Reka nanone ngiye kubasuhuza hano kuri Key Property Rwanda. Uyu munsi aho twakoze tuba tujya Kanombe, aho dufite inzu iri kugurishwa miliyoni 100 ariko zirimo ibiganiro. Turi Kanombe rero ahazwi nka Nyarugunga, aho dufite iyi nzu nziza cyane, inzu muri quartier nziza, hatuye nkuko muri kwibona amazu mashyashya. So inzu yacu yo ni iyi ngiyi, ni umunota umwe tuvuye kuri kaburimbo ukagera aha ngaha, ukagera kuri iyi nzu. Ni inzu rero iri mu kibanza cya 300 na hafi na 20. Urumva ko ni ikibanza cyiza, parking hano imodoka ebyiri zijyamo, wana ko abaturanyi ngaba na neighborhood nziza. Ni inzu ishaka miliyoni 100 zonyine, ariko harimo ibiganiro nkuko muraza kugenda muyibona. Uraza waba interesse tukavugana, ino nzu tukayiguhera ku giciro cyiza. Wowe ngwino, amafaranga yose ufite munsi y'ijana ho gatoya twavugana. So reka tuyirebere. Ni inzu y'ibyumba 4, toilette 3, salon na salle à manger, igikoni mu nzu ndetse no hanze, annex y'umukozi. Reka dutemberane. So nkuko nabibabwiye rero, parking yo ni iyi ngiyi, aho dushyiramo imodoka ebyiri, tukaza iki gice cyahariwe azajya akajaride hano hanze nkuko muri kwibona, ariko ntibarahatunganya, hari ibintu bicyura bikeya kugira ngo birangire. Hariya ni kuri bariko yo kuri master room. Tukaza hano, ubona ko ni inzu nziza ikomeye, imeze neza cyane. So iri ahantu muri quartier nziza, kaburimbo ni hirya hano aho bita ku Bademobe. Ubwo ni nk'iminota 3 uvuye ku bitaro, ni 2 uvuye ku bitaro ujya n'undi, ifata iminota 2 yonyine. Ubona ko abaturanyi niterebye cyane. So reka tujyemo imbere turebe seho bimeze bite. Aha winjiye, iyi ni kuri baraza cyangwa se kuri bariko. Ubona kano gakuta keza bashyizeho gatanga hano, iyo hari kwaka nijoro, kuko niyo bagiye gucana itara haba harimo urumuri rwiza. Waba wicaye hano ukaba ureba hariya, ubona ko kaduha view hariya i Masaka, niyo view dufata iyo uri hano hanze. So reka twinjiremo mu nzu mo imbere turebe uko bimeze. Ariko hano tutarinjira, ubona ko dufite uru rugi rwacu rukinguka ruslidinga rwiza. Reka tugere muri salo. Wawe reba salo, irangi ryiza y'umweru ry'amavuta, parafo ni gypsum, byose birasa neza. Wana TV stand hano uko imeze. Wow, ubona ko ifite parafo nziza, amatara mu spotlight bahinduranya uko ubishaka bitewe n'ibara ushaka. Ubona ko tukagiza inzugi rero nziza cyane, nini ziri double z'umweru, ibirahure byiza. So reka tujye muri salle à manger turebe naho se bimeze biti. Wow, iyi ni salle à manger yacu nziza, ubona ko imeze neza, iraho gukarabira.